ndagarutse kabisa, narababwiye ngo ndi hano ku bwanyu, I'm here for you. Naje meze nka Rwanda Revenue. I am here for you, ndahari, tugiye kujya tuba turi kumwe buri munsi, buri nkuru yose hari tuyivugeho. Breaking news, tugiye ku breaking news, ntitaye no nkuru ukuntu muri kuyumva ku zindi mbuga, natwe tugiye kuyivugaho mu buryo bwacu. Breaking news, like breaking. Hanyuma rero inkuru tugiye kuvugaho ni inkuru iri ku mihanda, ntago nzi ahantu tugiye kuyihera. Ni inkuru itarinze, ariko mbere ko tuyitangira reka tubanze tugire akaririmbo turirimba ngo bamwe baba barira abandi nabo baseka komera komera impamvu akaririmbo tukabanje bamwe baba barira. Inkuru tugiye kuvugaho ni inkuru ibabaje y'umuvandimwe Vestine, ngo ashobora kubivuga ko yasenye, biravuga ko yasenye ariko ntago arasenye mu buryo bweruye. Hanyuma abandi baba baseka, aba nabo dore ngo bagiye gushyingirwa. Bamwe bari gusenya, abandi bari gushyingirwa. Murumva ukuntu iby'isi bitangaje, nta mayobera. Hanyuma rero ariko bro, mbere yuko ntangiriye inkuru nagira ngo mbibutse ikintu kimwe, aricyo turi buze kuvuga turi gusoza iyi nkuru. Narababwiye ngo ikintu bita juju irakora bro. Juju irakora. Ndaza kubabwira impamvu babwiye ngo juju irakora. Sasa hari inkuru iri ku mihanda, inkuru isa naho itari nziza, ay'umuvandimwe Vestine, ubu wamenyekanye mu izina rya Vestine Dorcas, yuko ashobora kuba yasenye bitewe n'amagambo yanditse ku rukuta rwa Instagram, usibye ko nta handi byavuye. Bagwenditse amagambo agira ati ngo ubuzima ndimo ntago ari ubuzima nahisemo, cyangwa se byarangwiririye ibintu nk'ibyo, ngo ati ariko ngo mpamya yuko ngo ninongera gushaka cyangwa se ningira undi muntu dukundana, ngo nzabanza mwigeho cyangwa se fata umwanya amenye neza uwo muntu uwo ari, kugira ngo nazongere kwibeshya akora ikosa. Urumva mu bintu byumvikana direct rero tubyumva yuko nyine ikibazo cyatumye posting ibyo bintu ashobora kufite ikibazo n'umugabo wiwe, ashobora kufite ikibazo n'umugabo wiwe, not yet confirmed, ko nta mugabo ugeze amwe, ntago yameshurinzemo ngo ntandukanye n'umugabo wanjye ubundi nzafata. Bon, asiko numva n'ubundi bihura, nese wajya gufata undi wa mbere mutatandukanye, divorce wowe. Hagati aho ngaho ngiye murabizi ntago ndi nyoza mu bintu byo kujya mu matiku ngo ninjiremo imbere, ngo bapfuye iki, ngo yamukubise ngo ipanu, ngo kandi ngo ipanu yari ishyushye, ngo ivuye ngo kumbabura hari amavuta, ngo noneho ngo inkoko niyo yari yiyenje ku ihene, ngiye nikubita umutwe. Ibyo bintu ngiye murabizi ntago nyabishobora. Reka twumve intyoza muri ibyo bintu byo kwijandika no kurura amakuru icyo ziri kubivugaho. Ici Vestine ndetse ko abayeho nabe n'umugabo we, kandi undi bazabana azabanza kumwitondera. None se ko ibyo bintu byaje mbere kurusha undi muntu ari we wese. Inkomoko yari amagambo ya Vestine yavuye ku kutumvikana n'umugabo we, bishingiye ku marangamutima ya Vestine ndetse n'ibyifuzo by'umugabo we. Murabizi ko Idrissa yemeye gutura mu Rwanda kubera Vestine, ndetse ngo anakomeze umuziki. Kujya muri Canada nibyo byaje gusembura ibindi bintu, binazanamo imiryango yabo bombi. Umuryango wa Idrissa ntabwo wumva impamvu yatura mu gihugu cy'amahanga yimukiye umugore aho kugira ngo umugore amwimukire. Ibyo bakabifata nko kugirwa inganzwa. Idrissa abonye ko umugore wagiye muri Canada akamara iki gihe cyose, nibwo yashyize ubwenge ku murongo, abona ko atamukora igihe cyose, bituma arenga ku isezerano yamuhaye. Idrissa yari yarijeje Vestine ko azamuha uburenganzira bwe bwose bwo gukora umuziki, ariko nyuma aza kwihinduka, amubwira ko agomba kuva mu byarimo akaza kwita ku mugabo ndetse akajya gutura muri Burkina Faso. Vestine byanze, nibwo Wadrago yamubwiye ko bajya gusura umuryango muri Burkina Faso, ariko undi akeka ko agiye atagaruka. Ibyo nabyo Vestine byanze, nibwo induru zavuze ndetse umugabo ararakara cyane, bituma na Vestine nawe arakara. Abo kwa Vestine bihagazeho, naho kwa Idrissa bihagazeho, ndetse umukobwa yamaze gutangaza ko undi mugabo azabana azabanza kumwigaho neza. Muri make barapfa kureka umuziki no kujya gutura muri Burkina Faso, agasigwa muri umunani n'umuryango we. Ntabwo byoroshye, murumva yuko ibintu ntabwo byoroshye. Ubundi kubaka ntago ari ikintu kiba cyoroshye. Ushobora kugira ngo okay, mbere ko dukomeza reka tubanze turebe video yagiye ku mbuga, nako yaciye no ku rubuga no ku zindi mbuga, kugira ngo tuyihuze n'ubusesenguzi bwa bano bantu, twumve se hari aho bihuriye. Noneho nze mbabwire comment yanjye no ukuntu mbibona.
none se Vestine aka kanya bigenze bite kandi nyuma yo gusiba amafoto yose afite ahuriye n'umugabo we yose ahise yandika amagambo atunguye abantu benshi cyane agira ati uyu munsi ubuzima mbayeho ntabwo ari bwo buzima nahisemo mbayeho nabi kandi sinari nkwiye ibi gusa nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ni byiza Imana yemerera iby'urugo rwanjye mu byihore nimubimbaze muzabanze mushake undi murambaza icyumweru muzabanze mushake dore ka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse oya reka mwabantu mumeze mu byihorere dore kasaza baretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane ese ukorera ukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto none mama ndamwama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri basa nagize amahirwe anyohereza agasaza kanjye na amashuri ahita afungura nabazaga kunsura bagenda ngasigara ndikurira ngavuga ati ma nsigaye njye baza ko ntubari ntabwo ndize genda urukumva oya ntabwo ndize iyo nsetse ndarira ntabwo ariko mba mbabaye ntabwo mba mbabaye nimbe nawe yasetse ararira we guseka ubu byitondeye we yasetse arahanaca ntabwo mbi nahumura ari icyambujije guseka uretse guseka udasarara ashaka dufite igitaramo okay ibyo Vestine kuba ashobora kuba agiye gutandukana n'umugabo we bitewe n'amakuru turi kubona right now dushobora kuvuga ngo igisubizo ni yego wabyumvishe neza igisubizo ni yego kuko umuntu kwifata akavuga ngo undi mugabo tuzabana cyangwa undi muntu nzashaka nzabanza mfata umwanya mwigeho menye uwo ari we byeruye menye umuntu tugiye kubana urumva ni ikintu simusiga yuko ashobora kuba agiye gutandukana n'umugabo we ariko murabizi mu Kinyarwanda turavuga ngo ntawuvumira itararenga ikindi kintu murabizi wenda nagira ngo nkomoze kuri ikintu kujyanye na divorce abantu bataza gufata uno mwana ngo bamwanjame mu Rwanda ubushakashatsi bugaragaza ko muri uyu mwaka wa 2025 harimo umubare w'abantu batandukanye bagera ku 2600 n'imisago urumva rero divorce bayirimo ari imwe I guess ko kaba ari akantu toto hanyuma reka tuganire ikintu kimwe do you guys know what business is business muzi cyari cyo mumbwiye niba muzi cyari cyo business murakizi cyane ntabwo mukizi impamvu kano kantu ngo ka business nkavuze ntabwo ndi bite nkavuga nona kuko ntabwo video nyiri ubucukumbuzi bwo gutandukana na nuza na Vestine na nuno mugabo we burajya hanze ngo ube clear ariko hano hantu nimba koko bagiye gutandukana biri official ngewe ngiye kubategurira ikintu bita business muri ubu bukwe hagati ya Emirene na Vestine na Idris business ibyo nzabikora ari uko bamaze kuri iki gukora divorce yemewe ibyo ngibyo reka tubiritse hanyuma reka twiganire muri bwo buryo bwacu bwo kwisekera muri ibuka hari comment abantu bakomeje gushija Vestine yari maze sirikira igihe mu videos nanjye mu video yanjye kuri TikTok cyane yakunda kugarukamo ngo yakunda kuvuga ngo ngiye umugabo wa Vestine ngo ndamwanga ngo wa Vestine ngo simukunda abantu benshi batangiye kuvuga ngo iyi comment ngo batangiye kwishinja Vestine ngo wasanga ari wajye guyandika ariko mukomeze mutekereze cyane ikintu ndi kubabwira mu mutwe business muri ikintu cyitwa business mu bigitekerezaho cyangwa mwakirengagije okay twikomereze hanyuma ariko reka tunanyuzemo tunatebye muri uko mutipe igihe cy'ubukwe bwa Vestine ndetse na mbere yaho wageze gushowing off ku mbuga nkoranyambaga yari yanditseho Vestine irushanyijeho Vestine asiga ahumeka Vestine hekereza ko arasigaye aryama yaba ari kuze Vestine akanamurota nkuko natangiye mbivuga juju zirakora uyu mutipe yaba ari we washyizemo juju se
akaba atumye undi mwana asenya. Muri kubitekerezaho iki? Urumva rero njye mbafitiye fact ebyiri cyako tuza kuganiraho, ariko tukazaza kuziganiraho mu buryo bweruye ari uko divorce yamaze kunyuramo. Kuko murabizi hari ukuntu bavuga ngo hari ukuntu nyine inkuru zitambuka ku mbuga nkoranyambaga tukaza gusanga byari ukubeshya, twahubutse tukabivugaho ukuntu tubyumva, ariko burya ukuri kuratinda kukagaragara. So nagira ngo mbanze bateguze iyi divorce niza kuba mu buryo buri official, turaza gukora icyo bita breaking news y'ikintu bita business, sibyo? Hanyuma tunakora ikintu bita breaking news y'ikintu bita juju. Juju abatabyumva neza ni amarozi, ko amarozi ashobora kubakora. Amarozi ni tuza kuyavuga araza kuba ari kuri no mutipa mwirushanyijeho, kuko nta kuntu umuntu ukunda yagenda gutyo gusa. Ubwo bukuru kushoboye ukamugarura. Izi juju rero zishobora kuba ziri gukora, ariko mutegereze gatoya tubaze dufata ubwanzuro ku bintu bigiye kuza nitumara kubibona. Nze mbabwira ikintu bita business. So murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, mwe mukore subscribe, mbafitiye kabisa ikiganiro na analyse nziza cyane ijyanye na business kuri ku gutandukana. Ariko none ku yindi side reka twizere ko wenda ari bya bihuha, kandi murabizi ubundi baravuga ngo divorce mu buryo bubiri. Hari divorce yo muri za 20s, iyo umuntu ashatse ataragira imyaka myinshi. Hari divorce ya mbere iba muri za 20 na tuvuga ushatse ufite nka 21 n'ibiri, buriya ngo muri 26 n'irindwi n'umunani haba hari amahirwe yo kuba hari divorce ya mbere umuntu ashobora kunyuramo. Yego, iyo ngiyo iyo uyitarutse hari divorce ngiza ku myaka 32 n'itatu mu mwaho ngaho n'umwe gutyo. Iyo nayo iyo itarutse ngo birangiye nta zindi divorce ubu gihuye nazo. So wasanga rero wenda ari ya 20s imufashe nta wamenya, ko dutegereze turebe. Hanyuma se ibyo gushinjirene ngo uyu mwana ntagatandukanye n'umugabo we Idrissa, ngo ahubwo ngo Idrissa atandukanye na Irene, byo mwe murabyumva gute? Byose nzabahera hamwe mu kiganiro bita business. I divorce nitaba ubwo nyine kwa heri muzatahira ibyo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hasta la vista, ciao, pau.